kwigaya kimwe mu bitekerezo cyangwa se ibitekerezo biri muri bimwe bica ikiremwa muntu mwo ibice. Mu by'ukuri kwigaya si igitekerezo se cyangwa ibitekerezo biturutse mu rukundo, ahubwo ni kwigaya ubwabyo. Ibitekerezo bivamo, ibyo bitekerezo bikora ibikorwa biturutse mu bwoba. Uku kwigaya kandi niko mu buryo umuntu atitayeho kujyana abantu mu kujya gukora ibikorwa bishimisha abandi aho kugira ngo babanze gusubiza ibyifuzo byabo. Uku kwigaya kandi niko kujyana bamwe muri twebwe mu mibanire itabakwiriye, ishobora no kubaviramo yewe imibanire ibangiza. Uku kwigaya kandi niko kujyana bamwe muri twebwe mu kwiyangiza. Uku kwigaya kandi niko kujyana bamwe muri twebwe mu kwemera mu by'ukuri kujya gukora ibyo badakwiye gukora bidahwanye n'abo baribo. Mu by'ukuri rero kwigaya ni ibitekerezo cyangwa se igitekerezo kidaturutse mu rukundo, kuko bikora ibikorwa biturutse mu bwoba. Shuti zanjye, iyi life ngufiya ngiye gutanga izakubere impamba ubuzima bwawe bwose, igihe cyose wisanze watangiye kwigaya, aho kugira ngo bizakujyane mu kwiyangiza, cyangwa se bizakujyane mu kujya gushimisha abantu, cyangwa se bizakujyane mu kujya mu mibanire itagukwiriye, cyangwa se kwemera ikitemerwa kidahwanye n'uwo ari we. Iyi life kugira ngo ibashe kugufasha, niba ufite kwigaya, kuko kwigaya kwigaya ni ibya buri muntu uwo ari we wese, kuko twese turi ikiremwa muntu. Turi ikiremwa muntu kandi ikiremwa muntu kirakura. Kuba nkoze iyi life ngufiya ni ukugira ngo mbashe kugufasha mu gihe uri muri cya gihe cyo kwigaya, utamarimo igihe kinini bikujyana no munuze ugenda mbese ukuza muri wowe n'ibintu nabyita ngwiki agahinda k'igihe kirekire n'izindi ndwara zindi zitari ngombwa, ku buryo uva muri uko kwigaya uhita umaze kumva iyi life uyimbikira ahantu izagufasha ubuzima bwawe bwose. Umaze kuyumva uhita ujya mu zindi mbaraga, ukabasha noneho mu gukorera uturutse muri wowe, atari ugukora uturutse inyuma. Kugira ngo ibyo ngiye kuvuga, kugira ngo bibashe kugufasha niba uri muri bino bihe, muri kino gihe urimo, mbese ufite uko kwigaya, cyangwa se mu minsi iri imbere uzagira uko kwigaya, kugira ngo bingiye kuvuga bizagufashe, nuko nuzajya wumva uko kwigaya kukujemo, uzajya ureba ahantu ujya hatuje, ukumva aya magambo ngiye kuvuga, cyangwa se niba utari n'ahantu hatuje ufite akanya, ahantu uri hadatuje ukanshyiramo écouteur. Amagambo ngiye kukubwira ugomba kuyumva, ugerageza kuyumva, uko uyumva ariko koko uyashyiraho ibitekerezo, mbese uyasesengura buri jambo ngiye kuvuga, urisesengura, uritekerezaho, kugezaho wumva riri muri wowe, mbese rizamuka riri mu mubiri wawe,
uko uryumva, uko urushaho kuryumva, niba uyu munsi wabigerageje ukaryumva ntagire ikintu wumva mu mubiri wawe, ejo ukongera ukabikora, cyangwa ku mugoroba cyangwa mu gitondo igihe ubonye umwanya, mbese ubonye umwanya kandi uko kwiga mbese kukugarutsemo, noneho ugakora ku buryo ayo magambo ngiye kukubwira uyumva mu ruhu rwawe, akuzamukamo ku buryo uyumva mu ruhu rwawe, mo imbere ahangaha mu ruhu, atari ahangaha, ku buryo azamura muri wowe amarangamutima naho nshaka kugana, ku buryo buri jambo rizamura muri wowe amarangamutima, ayo marangamutima akabasha gusohoka. Amaze gusohoka, urangije kumva iyi message, iyo audio cyangwa ari audio muri make, cyangwa wabyita uko ubishaka, iyi life, uzabasha noneho kuva amarangamutima yasohotse, uzabasha noneho kuva muri kwa kwigaya niko gutwara igihe kinini, ufata ubuzima bwawe mu ntoki, mu tubaraga dukeya, wegeranye nawe utarimo ibice. Uwo uriwe ubu aruzuye, arahagije, uri urukundo, urahuye, uriwe ubu ngubu yaturutse muri bya bikorwa byawe byiza, aturuka nanone muri kwa gushidikanya rimwe na rimwe, muri kwa guhubuka rimwe na rimwe wagize. Ibi byose bidakwiye kugutera isoni namba. Kuri ubu uriwe icyo kiremwa cyiza cy'urukundo uri cyo gitangaje, cyaturutse muri bya bitekerezo byawe byiza, ndetse no muri bya bitekerezo byawe byishimye. Uwo ni wowe. Uri ubwiza, nta kibi. Kuri ubu kandi uriwe aturuka muri bya byemezo wafashe, bya byemezo wafashe bitari byiza nk'uko ubitekereza, ariko nanone bitari bibi, byakugize ikiremwa cyiza uri cyo. Kuri ubu uwo nguwo uriwe yaturutse muri bya bihe bikomeye by'ubuzima we kubwe atari azi ko azabivamo, n'abamuri iruhande batabashaga gusobanukirwa. Uri intwari, ikiremwa cyiza cyihariye, igitangaza. Uri uwo nguwo wese.
uruzuye. Ibi byose ni wowe. Uri bya bindi byose bihagije. Ntiwibeshweho namba. Uri uw'agaciro. Wisubiraho ariko udasubirwamo kandi utazasubirwamo. Iyegere, iyihanganire, iyakire, buwuriwe kuko urahagije. Ifate mu ntoki, ufate umwanya wawe cyangwa se uwusubiremo. Uri ikiremwa cyiza gitangaje. Wigira ubwoba. Iyishimire, inezerwe. Wakoze nk'uko wari watekereje ku rugero rwawe. Si bibi, birahagije. Ifate mu ntoki, wandike nanone amateka yawe ahuye mu by'ukuri n'ikiremwa cyiza uri cyo. Kubera iki? Kuko uri uw'agaciro. Ugira igihe cyo kwigaya ariko ukisubiraho. Haguruka. Niko gukura. Uri uw'agaciro.